nk'izo ngizo. Ese wowe urabivuga iki? Icyambere abana nabo bagomba guhura n'ubuzima bubi kuko umugabo iyo ashatse undi hashobora kuba wenda haba harimo nk'ihangana, kuko urugero umugore atanze we ikiganiro nko gutya aravuze ati umuntu yambaye inkweto gaseta mukwiriye ayihereza undi, mu kandi kanya akavuga ati jewe ntago mu kiwanya nzamuharika tabwo nzanamuha kado ibyibushye. Akongera akavuga kandi kantu ngo gusa ikintu nabwira abantu badukurikiye ndetse n'abumva ubu butumwa, yego buriya uwaba wenda yasanze Satani cyangwa se yahaye Shitani urwaho ari mama Sherene na papa Sherene, waba wahaye urwaho Satani ninde? Gusa muri bose uko ari babiri baba ntago amarira y'ababana Imana ntago yazayakira, ndetse n'agahinda ka wa mugore, ahubwo ni ubugwe buri mu bantu no kuvangirwa kw'abanyemano cyangwa se gufata ibintu ukumva utabihuza gutyo, ariko ntago ariko biri. Ubwo we nko hagati yawo ubu birashoboka ko ushobora kubagira inama bakaba byakunda ko bakongera bagahura. Bahura kubera ko ijambo ry'Imana reka nangire ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana ahantu usoreye mu bice bigiye bitandukanye. Niba ari mu gitondo nizere kuza kugira umunsi mwiza, kandi niba nijoro nizere kuza kugira ijoro ryiza. Ni akazi kenshi tugenda dukora ka buri munsi kugira tujye tubagezaho ubutumwa bwiza tugenda mu bice bigiye bitandukanye, aho uyu munsi mubona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ni ahantu henshi twagiye hatandukanye, ni urugendo rurerure, ariko ntabwo ari ngombwa ko mbere mbabwira porosesi y'urugendo rurerure, ahubwo akimara kuvuga agace twamusanzemo muri buze guhita mumenya aho ariho twanyarukiye. Nyankunda kukubwira ngo ari ubwa mbere ugeze kuri Getsimani TV, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, like, share, comment, dufata umwanya gusoma ibitekerezo byanyu, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Iyo tugiye kwandika Theogene, reka tumuhe ikaze. Muraho neza? Muraho neza. Mukomere cyane. Turakomeye. Yego, ku bantu badukurikiye kuri kamera zacu uyu munsi, ndizera ko atari ubwa mbere bakubonye, ko hari igihe twese kugusanga ahantu mwari murimo musenga. Uyu munsi turavuga tuti reka tunyaruke n'ubundi tuganire, kuko hari ubutumwa bwiza waba ufite ushaka kugeza ku bantu badukurikiye. Ari nk'abantu bakubonye ari ubwa mbere, ushobora gutegereza amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye ndi umuvugabutumwa, nsengera muri Methodiste Libre, nitwa Ndorimana Jean Marie. Yego, Ndorimana Jean Marie, turi kumwe uyu munsi. Ahantu duherereye bahita ngo iki? Ahantu duherereye ni mu murenge wa Mwiri, yego, akagari n'Imigera, yego, mu karere ka Kayonza. Yego, mwabyumvishije n'ubundi ntabwo twibanda mu karere kamwe cyangwa se mu gace kamwe, n'ubundi igihugu cyose cy'u Rwanda tubasha kuhagera kugira ngo tubashe kugenda tuganira n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Jean Marie, uyu munsi turi kumwe nk'umukozi w'Imana, twaje ngo tuganirize ku butumwa Imana yasize muri we kugira ngo usangize abantu badukurikiye aka kanya. Watangira usenga Imana ubundi tugakomeza. Turagushimye kuko uri Imana, tugushimiye yuko uhoraho kandi uzahoraho iteka ryose. Uri Imana ishobora byose, urarufana mu miguri itangiro n'iherezo. Komeza ubane natwe muri byose, ikiganiro tugiye kugirana, reka ukeze ugihe umugisha. Kandi wa Mana, turakwinginze kugira ngo ubutumwa butambuka bube inkingi y'abantu bose kugira ngo bakizwe. Byose tubyambarire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nari ubutumwa ndimo mbwira abantu muri iyi minsi ni ugusenga bashyizemo umwete no kwegera Imana, kuko Imana nicyo iri kudusaba muri iyi minsi kugira ngo abantu bayegere, bave mu byo barimo bibarangaje, begere Imana. Hari ijambo nari ndimo gusoma, ni ijambo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2, umurongo narimo nsoma umurongo wa 8. Ijambo riratubwira ngo ni ibuye risitaza benshi, basitara ku ijambo ry'Imana. Ibuye niryo jambo ry'Imana abantu basitaraho muri iyi minsi, nibumvira Imana nk'uko Imana ibisaba ubwoko bwayo. Yego, uyu munsi uzanye ubutumwa
rw'ijambo ry'Imana rivuga ngo nibuye abantu benshi basitaraho. Kubera iki abantu benshi bari gusitara ku ibuye cyangwa se ku ijambo ry'Imana? Abantu muri iyi minsi Pawulo we yaravuze ngo mu bihe by'imperuka hazabaho iminsi ikakaye, yego, abantu bazikunda, abantu bashaka imiya n'ubutunzi n'ibindi, yego. Abantu rero bararangaye, bibereye mu by'isi, mu mafaranga, mu bintu byinshi bitandukanye. Ijambo ry'Imana ntabwo bariha agaciro kandi bakarihaye agaciro, kuko Imana nikiri kusaba mu bantu muri iyi minsi. Kubera iki abantu muri iyi minsi ko batacyumva ijambo ry'Imana cyangwa se ngo bariha agaciro nk'uko bikwiye, nk'uko yaguhabwa ubutumwa, ngo abantu muri iyi minsi bari gusitara ku ijambo ryayo? Ese Imana yo yazanye ijambo ngo rebe igisitaza cy'abantu bimeze bite? Ese ni iki bakora? Ijambo ry'Imana ntabwo ari igisitaza nk'uko wenda ijambo ribivuga, ahubwo abantu baryumva muri iyi minsi baryumva akanya gato bakabisiga aho bicaye. Yego. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ibuye risitaza benshi, kandi iryo buye ni ijambo ry'Imana basitaraho. Yego. Ntabwo barishyira mu bikorwa, kuko umwuka wera nawe burya ugira amarangamutima waryo. Abantu bagomba gukurikiza nk'uko dukurikiza amategeko, n'ijambo ry'Imana rigira amategeko. Yego. Muri iyi minsi sinzi, wenda hari agakuru maze iminsi ndimo ndareba, nk'uko bivuze ngo abantu bari gusitara ku ijambo ry'Imana, ntibakore ibyo ijambo ry'Imana rishaka. Ugasanga wenda nimba ari umugabo, ugasanga umugabo abyaranye wenda n'umugore nk'abana 3 cyangwa se 4 cyangwa 5 cyangwa 6, ugasanga bamaze kubyara nk'abana 6, ugasanga wenda bahuye n'umuhanuzi arabwiye ngo uriya mugore washatse si uwawe, cyangwa se uriya mugabo washatse si uwawe, umugore washatse si uwawe. Ibyo byo ni ukubera iki abantu muri iyi minsi bari kubisitaraho bakabigendaho? Ni ko ijambo ry'Imana ribivuga, cyangwa se ni nk'uko bivuze ngo ni muri iyi minsi? Muri iyi minsi nk'uko nabivuze ngo harimo iminsi, harimo n'ubuyobe, hari abasenga, hari n'abasenga mu kuri, kubera yuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu minsi y'imperuka Antikristo izakora. Nayo rero irimo irakora, ariko abantu nk'umuntu ubuvuga ubwo butumwa buba bupfuye, ntabwo ari ukuri, kuko Imana yo mu ijuru yo ntabwo amarira y'abana Imana ntabwo yazayakira, ndetse n'agahinda ka wa mugore, ahubwo ni ubugwe buri mu bantu no kuvangirwa kw'abanyempano, cyangwa se gufata ibintu ukumva utabihuza gutyo, ariko ntabwo ariko biri. Yego. None se uyu munsi wa none, nk'uko ubivuze ngo abantu baba barimo bari kuvangirwa, cyangwa se nko muri ibi bihe turimo uyu munsi wa none, ni gute abantu bakora ibijyanye n'ijambo ry'Imana bakareka gukora ibitajyanye n'ijambo ry'Imana? Ubundi ikigendererwa n'igikenewe ni ukwita ku masezerano Imana yavuganye n'abantu. Yego. Barangiza bagasenga, bakaba maso, ariko bakirinda kuvangavanga. Yego. Iby'Imana yemera bakakora iby'Imana yemera. Yego. Iby'Imana itemera bakabivamo. Yego. Niyo mpamvu abantu muri iyi minsi twatangiye tuvuga ngo abantu bararangaye, bibere mu birangaza. Niyo mpamvu abantu bagomba kuba maso, bakegera Imana kurusha ibindi byose barimo bibarangaje. Yego, bagomba kwegera Imana bakava mu bindi byose barimo bibarangaje. Ese wowe buriya nk'umuntu usanzwe usenga w'umukozi w'Imana, uyu munsi turi kumwe ufite nk'iyo message, iyo ubonye nk'umugabo baramutse bamubwiye nk'ubwo butumwa, bakamubwira nk'ubwo butumwa bwira ngo umugore washatse uyu munsi ufite ntago ari uwawe, ibyo byo wabivugaho iki? Hari benshi ngira inama, hari benshi nanjye nzi bahuye n'icyo kibazo, ariko hari abo twahuye turanaganira, mbabwira ko atari byo, ndetse baranasubirana. Yego. Ntabwo rero ubwo butumwa bari bwo, kubera yuko ariko ni no mu minsi ya nyuma. Yego. Ariko nanone abantu babyumva gutyo bakabitwara gutyo ntabwo aba ari byo. Yego. Kandi n'abatanga ubwo butumwa baba bupfuye ntabwo ari bwo. Abatanga ubwo butumwa baba bupfuye ntabwo aba ari bwo. Yego. None se nk'ubu uyu munsi wa none turi kuganira ku bantu badukurikiye aka kanya bari kubyumva,
hari umugabo umwe witwa Papa Sharirene, sinzi wenda niba ujya umwumva, afite umugore nawe witwa Mama Sharirene. Mu by'ukuri Mama Sharirene ni umuntu wagiye utanga ubutumwa ahantu hagiye hatandukanye, akabwira abagore ukuntu bagomba kugandukira abagabo babo. Ariko uyu munsi amakuru dufite nuko umugabo yamucitse, umugabo akaba yarerekanwe n'undi mugore arimo amwambika impeta. Ubwo we nko hagati yaho birashoboka ko ushobora kubagira inama bakaba byakunda ko bakongera abagabo bahura, kubera ko ijambo ry'Imana rirabishobora kandi niryo rigira abantu inama cyane. Ariko abantu muri iyi minsi batewe n'ijambo bita kutanyurwa. Yego, niyo umuntu ashatse umugore ntabwo amuhaza, yumva ko n'undi amukeneye. Ari mu bagore naho nuko, gusa gusenga nibyo bya mbere, kandi iyo ugiye kure y'ijambo ry'Imana n'ubundi bibi urabikora. Iyo ugiye kure y'ijambo ry'Imana ibibi urabikora. Ese buriya itandukaniro wenda wadutandukaniriza hagati y'izo ngero z'abantu babiri mubwiye, kuko ni ibintu bigaragara umunsi ku munsi. Buriya uwaba wenda yasanze Satani cyangwa se yahaye Shitani urwaho ari Mama Sharirene na Papa Sharirene, waba wahaye urwaho Satani ninde? Gusa muri bose uko ari babiri baba kumvikana biba byarabananiye. Yego, biba byarabananiye, kumvikana biba byarabananiye. Ari umugabo nawe biba byaramunaniye, ari umugore nawe biba byaramunaniye. Ariko icyambere, iyo wimuye Yesu mu mutima wawe, n'ubundi ibyo wimitse nibyo uyoboka. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nabaza nzagutabara, nkwereke ibikomeye utarabona. Ariko ijambo ry'Imana niko rivuga. Yego, mbese buriya reka buriya wenda umwuka w'Imana adufashe nawe adusobanurire kuri iki kintu. Buriya Mama Sharirene ashobora kuba wenda yaba yarasenze Imana ikaba yari yaramubwiye amakuru yari abizi neza, cyangwa se ni bimwe by'iki gihe wa mugani kumwe usanga umuntu agenda nk'uko guko mu butayu ugasanga nawe wenda Imana nayo ifite ukundi kuntu aba afite amakuru, cyangwa se nayo ikabwira ati uzakora ubukwe n'undi muntu. Imana yo mu ijuru yo ntabwo ibeshya, ariko abantu nibo bayibeshya. Nk'ubu reka nkubwira kandi kantu wenda sinzi nimba ukazi, hari aho yatanze ikiganiro aravuga ngo buriya ngiyo umuntu yambaye inkweto itariye nani ngo inkweto itamukwiriye akayigera ngo ashaka ngo yanayikuramo akayishyira hasi ikazabona undi muntu ikwiriye. Ubwo byo bishatse kuvuga iki niba byumvishe nk'umuntu mukuru? Gusa ibyo mba mbyumva. Yego, ariko nanone hari ibintu bakoze. None se mbere ko aba yarayambaye, mbere aba yarayambaye iyo nkweto, kuki aba atarabonye ko imukwiriye? Noneho bamara kubyarana kabiri gatatu akabona ko ari bwo itamukwiriye, akaba ari bwo itamukwiriye. Mbese buriya bishatse kuvuga iki wa mugani? Ni bya bintu nyine. None se ari hagati yabo, ari hagati ya Papa Sharirene na Mama Sharirene, ese uw'inkweto itakwiye akayikuramo akayihereza undi, wenda akaba n'undi wenda uzayambara. Ubwo tuvuge buriya ko dusapoze ko na Mama Sharirene nawe ashobora kuba nawe wenda ubwo nubwo umugabo itamukwiriye akayikuramo akabona imukwiriye, buriya bishatse kuvuga ngo nawe nubwo yayindi yasigaye itamukwiriye, buriya nawe hari undi uzayijyana. Hari undi uzayijyana, ariko icyo gihe biba bipfuye. Cyambere umugore aba abyaye, ise w'umwana nawe aba ataye abana, ugasanga ni cya kibazo kigenda kigaruka. Nanone ntabwo ise w'umwana azavuga ubutumwa, yego, uza amakuru ye yarataye abana, ngo bwa butumwa avuze bwubaka abantu. Yego, ese wowe iyo urebye nk'umukozi w'Imana, iyo urebye ubona wenda kamubwire kandi kantu, ubona hagati yabo hashobora kuba wenda haba harimo nk'ihangana. Kuko urugero umugore atanze wenda ikiganiro nk'ubwo cyaravuze ati umuntu we yambaye inkweto igasa itamukwiriye ayihereza undi, mu kandi kanya akavuga ati njyewe ntago mu kiwanya nzamuharika, ntabwo nzanamuha kado ibyibushye. Akongera akavuga kandi kantu ngo ntago nzamwaka indezo. Ngo nawe mbwira nk'umukozi w'Imana uri kubyumva impuguro cyangwa se impanuro watanga hagati aho ngaho ku bantu badukurikiye aka kanya?
gusa ikintu nabwira abantu badukurikiye ndetse n'abumva ubu butumwa, yego, ubundi itegeko ry'Imana rivuga yuko umugabo agomba gushaka umugore umwe, umugore nawe agashaka umugabo umwe, yego, ariko muri iyi minsi abantu ntabwo bari kunyurwa, barashaka gushaka umugore umwe, yarangiza akajya no mu rundi rugo rw'abaturanyi, akajya no hirya no hino. Ibyo rero ntabwo byemewe ku muntu usenga Imana, kandi nanone Imana ntabwo isenya ibyubatse, ntabwo Imana isenya ibyubatse, ahubwo Imana ese wa mugani turebe, birashoboka ko wabyarana n'umuntu gatanu mugatandukana ukajya gushaka undi mugore cyangwa undi mugabo? Oya, ntabwo bishoboka, ariko kubera ryarari ry'umuntu aba yifitiye birashoboka kuko n'icyo aba yihisemo, ariko ntabwo twavuga ngo baramuhanuriye ngo yabikuye mu butayu cyangwa se mu byumba cyangwa mu madini atandukanye, ahubwo ibihugo ni ubuyobe, ni irari aba yifitiye. Yego, aba yifitiye irari rye riba riri muri we, yego, noneho iyo rimaze gukura rimwereka ibyo agomba gukora. Ariko wibuke yuko muri Yesaya hari ahantu nasomye ijambo rirambwira ngo mu gihe kizaza cyangwa se mu gihe cy'imperuka ngo abagore 7 bazajya ku mugabo. Ubwo butumwa iryo jambo nayo ndariza aho riri, naranarisomye, ariko rero ukurikije n'igihe turi kujyamo ubu ngubu, nicyo kinyejana tugezemo, kubera ko kutanyurwa kuri mu bantu, umuntu aba ashaka kuba umugabo w'abantu benshi n'abagore nuko, ariko ni cya gihe kiri gusohora. Ariko nanone none se tuvuge ko iki gihe turimo ari icyantikristo, nayo irimo irakora, hari abantu rero bataramenya, abahanuzi b'ibinyoma bari guhanura abantu, bakashuka abantu, bakababeshya, bakababwira ngo amasezerano ahari kandi adahari, yego, kandi bakavuga ngo Imana yavuze kandi itavuze. Iyo ni antikristo iri gukora, yego. Ariko abantu ntabwo bari basobanukirwa umwuka w'Imana n'uwa Satani. Ese buriya umukozi w'Imana wadutandukaniriza Eliminante na Antikristo? Gusa ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo, yego, ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, yego, niko rivuga. Iyo umuhanuzi w'Imana ugomba kuba wera imbuto zikwiriye abihannye, ubu bagutangaho urugero mu mudugudu utuyemo cyangwa se no mu bikorwa bya leta bitandukanye, n'ahantu usengera n'abantu bagutangira ubuhamya ko uri nta kibazo. Ariko wa wundi wa Antikristo uhanura ngo n'umuhanuzi, araguhanurira ejo agasambana, araguhanurira ejo akiba, araguhanurira akawera ugasanga ahantu ari kunywa inzoga. Nuko bakora. Yego, ese mu by'ukuri iyo urebye nk'uyu munsi wenda ukareba nk'aba babyeyi hagati y'aba babyeyi babiri, nk'abana babo, ubona wenda ubu ngubu bagiye kubaho mu buzima bumeze bute? Iyo urebye nk'ubuzima bwa buri munsi, cyangwa se iyo utembere nko ku muhanda, cyangwa se ukajya ugenda wumva aho bagenda basanga abana ku muhanda, uba wumva ubona ari nk'ubuzima bwiza, cyangwa se iyo uganiye nabo ahubwo bakubwira tuti ku muhanda biterwa gutya, twibera ku muhanda bitewe n'uko ababyeyi batumvikana, ugasanga abana babo nyine bahuye n'ingaruka nk'izo ngizo. Ese wowe urabivuga iki? Icya mbere, abana nabo bagomba guhura n'ubuzima bubi, kuko umugabo iyo ashatse undi mugore akazana mukase w'abo bana, yego, ntabwo babana neza, kuko hari n'abantu dusengana byabayeho gutyo, yego, umugabo yashatse undi mugore avuye mu bana 5, yego, noneho arangije, urumva ko itorero ryo rihita rimuhagarika, akabaza nk'umuntu akaza gusenga bisanzwe, yego, ariko noneho b'abana ntabwo bajya ku mugore mutoya, kuko ntabwo bumvikana, urumva ko haba harimo ishyari, yego. Ariko noneho iyo umugore avuye mu rugo n'umugore nawe akava mu rugo, b'abana bahinduka ibirara, nta muntu ubitaho, b'abana ntibazajye aho umugore yashakiye ngo bikunde, noneho no kwa se ntibazabayo, usanga abana bazerera. Nicyo kintu kibi kibaho mu miryango y'uyu munsi iriho ubu. Yego, hagati y'abo babyeyi bombi uko ari babiri, cyangwa se n'abandi bantu badukurikiye ibyo bintu babitekereza, cyangwa se bizanababaho, cyangwa se kumva buno butumwa, ni iyihe mpanuro cyangwa se inama ya nyuma wabaha? Inama nabaha ni uko ababyeyi uko ari babiri bakwita ku bana babo, kandi ikindi bakirinda ishyari, yego, ndetse umugabo akirinda guharika umugore we, umugore nawe akirinda guharika umugabo we.
yego ubundi bakubaka nk'uko bavanye bari inkumi n'abasore bakumvikana umubano bakabana neza nk'abarokore cyangwa se n'abantu bumva ijambo ry'Imana ariko ibirenze ibyo yego umuryango nyarwanda ntabwo uba wubatse neza kubera yuko bombi baba bataye abana kandi abana bagomba gukura nabi niyo ngaruka ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana yo mu ijuru ishyigikira abantu bari kumwe kandi babanye yego Imana iguha umugisha ku bw'umwanya wawe uduhaye urakoze cyane reka tugushimire hari nk'umuntu ukeneye kuba yavugana nawe yakubona kuri nimero ya telefone nomero yanjye ni 0780 38 72 58. yego bakunzi ba Getsimani TV twe twanyarukiye n'ubundi mu karere ka Kayonza ni mu ntara y'Iburasirazuba niba udukurikiye utahazi neza ni mu ntara y'Iburasirazuba n'utuganire n'umukozi w'Imana atanga izi muguro ese wumvisha ubutumwa igitekerezo cyawe ni ingenzi kandi ndagira ngo ubwire ngo nyamara kubana ko kwiza no guhugurana niko umurimbyi yavuze ngo twigwa mu cyago tubone iki tubone amahoro nunezezwe n'ibyo wumva cyane ibyo ubona pole idafite kwihanganisha umuntu cyangwa se igikorwa cyangwa se inama nta kintu iba imariye uwa bangame cyangwa se uwahemukiwe ntashobora kwibwira ko nyamara atababaye ariko ku mutima wiwe ababaye rero reka nkubwire ngo komeza kunezerwa kandi komeze kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi turabakunda rongeye twari kumwe ni Theogene nagasubira nawe utaha bye bye.